Abavumbuzi baba benshi, ariko tugiye kugarukaho ni umwe mu bavumbuye ikintu gishobora kurangiza isi mu mwanya nk'uwo guhumbya kubera uko ibihugu bigenda bihiganwa mu buhangange. Uwo mugabo niwe wivugiye ati nabaye urupfu umurimbuzi w'isi. Ese ubu yaba ari muntu ki? Uwo nta wundi ni Robert Oppenheimer, umucuzi wa bombe Atomique. Jye mwumva ndi mwarimu Kijana, ndagusuje kandi nguhaye ikaze. Ariko nkubwira ngo niba utarakora subscribe wayikora, ndetse ugakanda no kukazogira kari ku ruhande kugira ngo igihe cyose dutangaje inkuru ubashe kuzibona, ukore share, like na comments kuko bigaragaza ko turi kumwe. Mu gihe filimi yitwa Oppenheimer yasohokaga mu mwaka ushize wa 2023, Ben Platt Mills yanyuze mu nkuru nyakuri y'uyu muhanga muri siyansi wo muri Manhattan Project, ari nawe wakoze bombe Atomique yatumye yitwa umurimbuzi w'isi. Byari mu masaha ya kare ya mu gitondo tariki ya 16 Nyakanga mu 1945. Robert Oppenheimer yari ategerereje cyane ari mu nzu yo hasi. Uwo mwanya wari ugiye guhindura isi. Muri kilometero 10 uvuye aho yarari, bombe kirimbuzi ya mbere yari igiye kugeragezwa, yari yiswe Sytrentis. Yagombaga guturikira mu mucanga mwinshi mu butabo bwa Jornada del Muerto muri leta ya New Mexico muri Amerika. Ntabwo hari kure cyane y'i Los Alamos, hari laboratwari z'ibanga rya leta zacuriwemo ibi bisasu kirimbuzi. Oppenheimer yari afite igihunga. Umugabo wari usanzwe ananutse nyuma y'imyaka 3 akuriye umushinga Project Y, igisata cya siyansi cya Manhattan Engineer District. Yakoze iyo bombe, yarananutse agira ku biro 52 kandi areshya na metero 1.78. Yarananutse bikabije pe. Iryo joro yari yaryamye amasaha 4 gusa, agakomeza gukanguka kubera igihunga n'inkorora aterwa n'itabi. Uwo munsi mu 1945 ni umwe mu bihe bikomeye mu buzima bwa Robert Oppenheimer, busobanurwa n'abanyamateka Kai Bed na Martin J. Shawen mu gitabo cyabo American Prometheus cyo muri 2005, ari nacyo cyashingiweho hakorwa iyo filime nshya kuri Oppenheimer yasohotse ku itariki 21 Nyakanga mu mwaka ushize. Mu minota ya mbere yo kubara igihe gisigaye ngo bagituritse nk'uko Bed na Shawen babivuga, umusirikare w'umujenerali wareberaga hafi Oppenheimer yagize ati, Dr. Oppenheimer yakomeje kugira igishyika cyinshi uko amasegonda yegereza, yahumekeraga hejuru. Uko guturika kubaye kwamuritse kurusha izuba n'imbaraga zingana na kilotoni 21 za TNT. Kwari uguturika kunini kubayeho kugeza ubwo kwateye gutigita kumvikanye kugeza mu kilometero 160 uvuye aho. Ikivumbi kinini cyane cyakwiragiye aho hantu kizamuka mu kirere. Oppenheimer aracururuka mu kwiruhutsa gukomeye. Hashize iminota mike, inshuti ya Oppenheimer kandi bakoranaga witwa Isidore Labi yamuboneraga hirya gato ati, sinzibagirwa gutambuka kwe, sinzibagirwa uko yasohotse mu modoka, yatambukaga yemye nk'uwatsinze. Yari abikoze. Mu minsi yakurikiyeho, inshuti ze zivuga ko yagendaga arushaho kwibasirwa n'agahinda. Umwe muri bo yagize ati, Robert yagumye hamwe cyane kandi acecetse mu gihe cy'ibyumweru 2 kuko yarazi ikigiye kuba. Igitondo kimwe yumvikanye arimo kwicuza nk'ufite impuhwe mu magambo yishyira hejuru ibizaba ku Bayapani, avuga ati, bariya abantu bato, bariya abantu bato. Ariko iminsi yakurikiyeho yarongeye agira igihunga, arahuga cyane. Mu nama na bagenzi be b'abasirikare yasaga nk'uwibagiwe ya magambo bariya abantu bato. Ku bwa Bed na Shawen ahubwo yari ahuze yiga ku hantu n'igihe bikwiriye byo kurekura indi bombe nk'iriya noneho ku bantu. Bagombaga kuyirekura mu mvura cyangwa mu bihu. Ntimuzareke bayirekurira hejuru cyane. Mu biganiro n'abanyamakuru yakoze mu myaka y'1960, Oppenheimer yongereyeho agakeregeshwa ke ku buryo yakiriye iryo gerageza, avuga ko umurongo wanditse mu gihindu waje mu mutwe we. Uwo murongo wavuga guti, ubu mbaye urupfu umurimbuzi w'isi. Imibare niyo.
kutayirekura hejuru cyane kuko byatuma idashwanyaguza nyabyo abigambiriye. Hatarashira ukwezi Bombe bashoje igerageza ryabo, Bombe kirimbuzi yarekuriwe kuri rubanda i Hiroshima. Uyu mugabo yabwiye ihuriro rya bagenzi be uko icyo gikorwa cyagenze neza. Umwe mu barebaga yibuka uburyo Oppenheimer yazamuraga akaboko hejuru y'umutwe nk'umurwanyi watsinze urugamba. Oppenheimer yari umutima wa Manhattan Project kurusha undi muntu uwo ari we wese yatumye iyi bombe kirimbuzi bukuri. Jeremy Bernstein wakoranye nawe nyuma y'intambara yemezaga ko nta wundi muntu wari kubishobora. Nk'uko yabyanditse mu gitabo cy'ubuzima bwe muri 2004 yise A Portrait of an Enigma, yagize ati: iyo Oppenheimer ataba umukuru wa Los Alamos, mbona ko ku neza cyangwa inabi intambara ya kabiri y'isi yari kurangira hadakoreshejwe intwaro kirimbuzi. Oppenheimer yari umuhungu utameze nk'abandi. Yavukiye New York City mu 1904. Yari umwana mbere mu gisekuru cy'Abadage b'Abayahudi bimukiye muri Amerika bari barakize kubera ubucuruzi bw'amajyora. Inzu y'iwabo yari apartment nini mu mujyi. Bari bafite abakozi bo mu rugo batatu, umushoferi n'amashusho y'ubugeni bw'i Burayi ku nkuta. Nubwo yakuriye mu buzima bwa gikire, Oppenheimer yibukwa n'inshuti zo mu buto nk'umwana utari warateteshejwe kandi wagiraga ubuntu. Jane Didishem wari inshuti ye ku ishuri yibuka ko yari ananutse cyane kandi agira isoni cyane ariko ari umuhanga cyane. Yagize ati: vuba vuba buri wese yemeye ko atandukanye n'abandi bose kandi abarusha. Ku myaka 9 yasomaga filozofiya mu Kigereki n'Ikilatini kandi agakunda cyane ibijyanye n'ubugenge bw'ibigize amabuye y'agaciro. Agahora usura za parike akandikira amabaruwa New York Mineralogical Club ayimenyesha ibyo yabonye. Amabaruwa ye yabaga arimo ubuhanga ku buryo iyo club yari izi ko ari umuntu mukuru ndetse ijya kumusura ngo bamumenye. Bed na Shawin banditse ko ubu buhanga bwatumye Oppenheimer akiri muto yakundaga kuba wenyine. Inshuti ye iribuka iti: yahoraga ahugiye mu byo akora cyangwa atekereza. Ntiyari yitaye ku byo abandi baba biteze ku musore w'ingimbi. Ntiyitaga ku mikino cyangwa ibindi bihuza abahungu b'ikigero cye nk'uko mubyara we abivuga. Ati kenshi baramunyegaga cyangwa bakamuserereza kubera ko atameze nk'abandi. Gusa ababyeyi be bari bazi ko ari umuhanga urenze. Ubwo yavaga iwabo agiye kwiga ubutabire, ni ukuvuga shimi, muri Harvard University, intege nke zo mu mibanire no mu mutwe zarabonetse. Ubwirasi n'igara rito ntibyagize icyo bimufasha. Mu ibaruwa yo mu 1923 yatangajwe mu nyandiko ndende yatunganyijwe na Alice Kimball Smith na Charles Weiner, yagize iti: nkora nkanandika ubushakashatsi butagira ingano, imivugo, inkuru, nshingando muri laboratoire 3, nkora icyayi maze nkaganira n'abantu bake bigunze, nkajya muri weekend kuruhuka no guseka, gusoma Ikigiriki, gushakisha amabaruwa mu kabati kanjye, ubundi nkifuza gupfa. Ngibyo. Amabaruwa yashyizwe hamwe na Smith na Weiner yerekana ko icyo kibazo cyakomeje na nyuma yo gukomeza ikindi cyiciro cya kaminuza muri Cambridge mu Bwongereza. Uwamwigishije yibandaga ku gukorera muri laboratoire ibyari mu ntege nke za Oppenheimer. Mu 1925 yaranditse ati: ndimo guca mu bihe bibi. Akazi ko muri labo karandambira bikomeye kandi karananira ku buryo bidashoboka ko numva ko hari ikintu ndimo kwiga. Nyuma muri uwo mwaka iyo mibereho yamugejeje hafi y'akaga ubwo yasigaga pome irimo uburozi bwo muri laboratoire ku meza y'umwarimu we. Inshuti ze zihwihwisa ko yabikoze nkana kubera urwango. Uwo mwarimu ntabwo yari iyo pome ari ku mwanya wa Oppenheimer muri Cambridge, yawugumanye gusa ategetswe kwemera gusuzumwa n'umuganga w'indwara zo mu mutwe. Uyu yamusanzemo indwara ariko aramusezerera, avuga ko imiti yamuha ntacyo yamumarira. Yibuka ibyo bihe, Oppenheimer nyuma yavuze ko mu biruhuko bya Noheli yatekereje cyane ku kwiyahura. Umwaka wakurikiyeho ubwo yari yasuye Paris, inshuti ye ya hafi Francis Ferguson yamubwiye ko yasabye umubano umukobwa wakundanaga na Oppenheimer. Uyu yahise agerageza kumuniga.
yasimbukiye anturutse inyuma araniga akoresheje umushumi. Nabashije gukurura ku ruhande yitura hasi arira. Bisa naho abo baganga b'indwara zo mu mutwe bamunaniriwe, ubuvanganzo aribwo bwamufashije. Bed na Shawin bavuga ko ubwo yasomaga igitabo à la recherche du temps perdu cya Marcel Proust ari mu biruhuko i Koriska mu Bufaransa, akabonamo igisa n'uburyo nawe amerewe mu mutwe, byafunguye akadirishya k'ubuzima bushya. Muri icyo gitabo yigiyemo umurongo uvuga ngo kutita ku mubabaro undaguteye. Ibijyanye n'uko wifata mu mubabaro cyakomeje kuba ikimushishikaje, biganisha Oppenheimer mu buzima bw'umwuka na filozofiya, kandi amaherezo bigira ingaruka ku kazi kaje gusobanura uwo ari we. Ijambo yabwiye umwe mu nshuti ze muri ibyo biruhuko rirakomeye. Yamubwiye ati, umuntu nshaka cyane kuba we ni uwaba ingenzi cyane mu gukora ibintu byinshi, ariko ugumana isura yuzuye amarira. Nyuma y'ibiruhuko yagarutse mu Bwongereza afite ingufu, yishimye kandi agwa neza, akanakira kurusha mbere, nk'uko nyuma yabitangaje. Mu ntangiriro z'1926 yahuye n'umukuru wa Institute of Theoretical Physics yo muri University of Göttingen mu Budage. Vuba vuba uyu yahise abona ubuhanga n'impano ya Oppenheimer, amusaba kuza kwigayo. Smith na Weiner bavuga ko nyuma yavuze ko mu 1926 wabaye umwaka we wo kwinjira mu bugenge, ni ukuvuga physics. Byari impinduka mu buzima. Yabonye impamyabumenyi y'ikirenga cyangwa se PhD mu mwaka wakurikiyeho. Yahuye kandi n'abahanga mu bugenge baje kuba inshuti ze mu buzima. Benshi baje no kumusanga hahandi i Los Alamos. Uyu mugabo yigeze gukunda umukobwa ariko aramwanga. Asubiye muri Amerika, Oppenheimer yamaze amezi make muri Harvard mbere yo kujya gukora ibijyanye n'ubugenge muri California. Imvugo yumvikana mu mabaruwa ye icyo gihe yumvikanisha umuntu umeze neza w'umunyampuhwe. Yandikiye murumuna we ibijyanye n'urukundo n'uburyo akomeje gukunda ubugeni. Muri University of California i Berkeley yakoranye bya hafi n'abakoraga ubushakashatsi ku byo bita cosmic rays hamwe n'ingufu kirimbuzi. Nyuma yaje gusobanura ko yisanze ari we muntu wenyine wumva ibi bintu ibyo ari byo. Amaherezo yashinze ishami ryashakaga gusobanurira abantu ibyo yakundaga, gusobanura ibyo yagezeho n'ibibazo bigihari. Ubwe yavugaga ko ari umwarimu ugoye, ariko abanyeshuri be bagenda bamukunda ndetse bagakunda kwigana uko yifata n'uko avuga, ariko kandi bakunze n'ibyo yakoraga byaje kumwerekeza muri ya Project Y. Mu ntangiriro z'imyaka 1930 arimo gukomeza akazi ke k'ubwarimu n'ubushakashatsi muri kaminuza, Oppenheimer yakomeje kumurikira abantu. Icyo gihe nibwo yavumbuye inyandiko zitari zisobanutse zo mu Gihindu, yiga Sanskrit, rumwe mu ndimi za kera cyane mu gihe cy'Ubuhindi n'Uburayi, kugira ngo abashe gusoma no kumva inyandiko itari isobanuye cya Bhagavad Gita. Inyandiko yaje kuvanamo wa murongo uzwi cyane, nabaye urupfu. Bisa naho ibyo yakundaga bitari iby'ubugenge gusa, ahubwo n'ibijyanye n'imibereho ya muntu byatangiriye muri cya gitabo yasomye mu Bufaransa, Bhagavad Gita, inkuru yibanda ku ntambara hagati y'ingabo ebyiri z'umuryango ukize. Yahaye Oppenheimer ibitekerezo by'uko gutinya ingaruka bitagomba kuba igisobanuro cyo kutagira icyo ukora. Mu ibaruwa yandikiye umuvandimwe we mu 1932, Oppenheimer yamubwiye kuri Gita, maze avuga intambara nka kimwe mu bintu bitanga amahirwe yo gushyira iyo ntekerezo mu ngiro. Hagati mu myaka ya za 30, Oppenheimer yahuye na Jean Tatlock, umukobwa wari umuganga w'indwara zo mu mutwe, aramukunda cyane. Kubivugwa na Bed na Shawin, imiterere itangaje ya Tatlock yari ihuye n'iya Oppenheimer. Yari umuhanga ukunda gusoma. Oppenheimer yasabye urukundo Tatlock inshuro irenze imwe, uyu mukobwa amuhakanira. Gusa bizwi ko ari we winjije Oppenheimer muri politiki y'ubuhezanguni no gukunda ubuvanganzo bwa John Donne. Bombi bakomeje kujya babonana rimwe na rimwe nyuma y'uko Oppenheimer arongoye umuhanga mu bumenyamuntu Catherine Kitty Harrison mu 1940. Kitty yagombaga gusanga Oppenheimer muri Project Y,
aho yakoze nk'umushakashatsi ku ngaruka ziterwa na radiation. Mu 1939 abahanga mu bugenge bari batewe impungenge zikomeye n'ingufu kirimbuzi kurusha abanyapolitiki, kandi n'ibaruwa ya Albert Einstein yatumye iki kibazo kimenyekana bwa mbere kikitabwaho n'abategetsi muri Amerika. Nta kinini babikozeho, ariko kuburira byakomeje kuvugwa mu muryango mugari w'abahanga muri siyansi. Amaherezo bituma perezida agira icyo akora. Nk'umwe mu bahanga bakomeye mu bugenge muri Amerika, Oppenheimer yari umwe muri benshi bashinzwe kwiga ku cyakoreshwa imbaraga kirimbuzi. Kugeza muri Nzeri 1942, igice kimwe kubera uruhare rw'itsinda rya Oppenheimer byarabonekaga ko umushinga wo gukora bombe kirimbuzi ugiye gutangira. Ku bwa Bed na Shawn, ubwo yumvaga ko izina rye ari ryo riri kuvugwa cyane nk'ushobora kuba umukuru w'icyo gitekerezo, Oppenheimer yatangiye imyiteguro ye. Icyo gihe yabwiye inshuti ye ati, mpagaritse amahuriro yose n'abakomunisiti, kuko ntabikoze leta izabona ko bikomeye kunkoresha. Sinshaka ko hari ikintu kibuza ko nakorera igihugu. Nyuma Einstein yagize ati, ikibazo cya Oppenheimer ni uko akunda ikintu kitamukunda, ariyo leta ya Amerika. Gukunda igihugu kwe no gushaka gushimisha byagize uruhare runini mu kumushyira muri iryo tsinda. General Leslie Groves, umusirikare wari ukuriye ya Manhattan Engineer District, niwe muntu wari ushinzwe gushaka umuhanga muri siyansi wo kuyobora umushinga wo gukora iriya bombe. Mu gitabo cyanditswe muri 2002 Racing for the Bomb, ubwo General Groves yatangaga igitekerezo ko Oppenheimer yayobora icyo gikorwa, hari ababirwanyije. Bakemangaga uruhande rwa politiki hejeje inguni y'abaribero yari iriho. Ariko kubera ubuhanga bwe bwari buzwi, Groves yongeyeho ati, n'ubushake budasanzwe bwe. Uwari ukuriye umutekano muri Manhattan Project nawe yabonye ko usibye kuba ari umwizerwa ntiyanatuma hari ikintu kibuza akazi ke kurangira, kongeraho amateka ye muri siyansi. Mu gitabo cyo mu 1988 The Making of the Atomic Bomb, Isidore Rabi, ya nshuti ya Oppenheimer, isubirwamo ivuga ko yibazaga ko ari nko guha umuntu akazi kutatekerezwaga, ariko nyuma akaza kwemera ko impamvu ari uko ubuhanga bwe bwatunguye General Groves. I Los Alamos, Oppenheimer yakoresheje ubuhanga bwe, umwanya we n'ubushobozi bwe bwose kurusha ahandi hose yanyuze. Mu gitabo cyo mu 1979 What Little I Remember, Otto Frisch, umuhanga mu bugenge wavukiye muri Autriche, yibuka ko Oppenheimer atazanye gusa abahanga muri siyansi bari bakenewe muri uyu mushinga, ahubwo yanahaye akazi umuntu usiga amarangi, umuhanga muri filozofiya n'abandi bantu bo mu byiciro bitangaje, kuko yumvaga ko umuryango w'abantu bajijutse waba utuzuye abo batarimo. Nyuma y'intambara, imyifatire ya Oppenheimer yabaye nk'ihinduka. Yasobanuye intwaro kirimbuzi n'ibikoresho byo gushotorana, gutungura no gutera ubwoba, n'uruganda ruzikora nk'akazi ka sekibi. Mu nama yo mu Kwakira 1945, mu buryo buzwi cyane yabwiye Perezida Harry Truman ati, numva mfite amaraso mu ntoki zanjye. Nyuma Perezida yaravuze ngo, namubwiye ko ayo maraso ari mu ntoki zanjye, ngo ndeke ari njye ubyitaho. Mu gihe cyo gukora iriya bombe, Oppenheimer yabwiraga abandi bahanga bakorana ko atari bo bazabazwa ibijyanye n'uko iyo ntwaro izakoreshwa, ko bo icyo bakora ari akazi kabo. Amaraso niba hari ayari buzameneke azaba ari mu ntoki z'abanyepolitiki. Gusa bisa naho amaraso amaze kumeneka, Oppenheimer ibyo yatekerezaga byahindutse. Nk'uko Bed na Shawn babivuga, mu gihe cya nyuma cy'intambara, umuhati we muri komisiyo ya leta y'ingufu kirimbuzi yarwanyaga ikorwa ry'izindi ntwaro kirimbuzi, harimo na bombe y'umwuka irushijeho ku mbaraga izwi nka hydrogen bomb. Uwo muhate mushya we watumye leta ya Amerika itangira kumukoraho iperereza mu 1954, ndetse yamburwa uburenganzira bwo kugera aho yakoreraga, birangiza akazi ke muri ibi bikorwa. Umuryango wabo muri za kaminuza waje kumurwanaho. Yandikira ikinyamakuru The New Republic mu 1955. Umuhanga muri filozofiya Bertrand Russell yagize ati, iperereza ryagaragaje ko nta gushidikanya yakoze amakosa,
ariko nta kimenyetso ko muri yo harimo iryo kutizerwa cyangwa ikindi kintu cyafatwa nk'ubugambanyi. Mu 1963 leta ya Amerika yamuhaye igihembo cya Enrico Fermi Award nko kumuhonga, ariko hashize imyaka 55 apfuye. Mu 2022 nibwo leta ya Amerika yakuyeho icyemezo cyayo cyo mu 1955 cyo kumwambura ubuziranenge, yemeza ko Oppenheimer yari umwizerwa. Mu myaka ya nyuma y'ubuzima bwa Oppenheimer yakomeje guhagarara ku kwemeza ko mu buryo bwa tekinike iriya bombe yakozwe neza, ariko akicuza ingaruka zayo. Inyandiko nto y'ibyo yatangaje ivuga ko inshuro zirenze imwe yavuze ko iriya bombe yari nta kabuza. Yamaze imyaka 20 ya nyuma y'ubuzima bwe ari umuyobozi wa Institute for Advanced Study muri Princeton University, akorana na Einstein n'abandi bahanga mu bugenge. Los Alamos mu mvugo ze yashimangiraga akamaro ko gukorana kw'abantu bo mu byiciro bitandukanye, kandi ko abahanga muri siyansi bakeneye abo mu bindi byiciro kugira ngo bumve neza ingaruka za siyansi nk'uko Bede na Shawn babyandika. Kubera iyo mpamvu yahaye akazi muri wa mushinga abahanga mu bindi byiciro nk'abasizi, abahanga mu mitekerereze, abahanga mu kumenya ibya kera n'abandi. Nyuma yaje kwemeza ko ingufu kirimbuzi ari ikibazo kirenze imbaraga z'ubwenge n'igihe by'umuntu, nk'uko Perezida Truman yabivuze mu magambo ye ko ari imbaraga nshya zidakwiye gukoreshwa mu mpinduramatwara. Mu ijambo yavuze mu 1965 nyuma rikandikwa mu 1984 mu gitabo Uncommon Sense, Oppenheimer yagize ati: "Numvanye bamwe mu bagabo bakomeye b'ibihe byacu ko babonye icyo kintu gitangaje cyane, bari bazi ko ari cyiza kuko bari bafite ubwoba." Yewe no mu bihe bikomeye byo gukora ikintu kibi cyane, Oppenheimer yagumanye ya sura yuzuye amarira yari yaravuze mu myaka 20 mbere. Izina Trinity ryahawe igisasu cya mbere bagerageje, bikeka ko ryavanywe mu muvugo w'umusizi John Donne, wa musizi Oppenheimer yakundishijwe. Wa mugore Jean Tatlock bikekwa ko Oppenheimer yakomeje kuba mu rukundo yari yariyahuye umwaka umwe mbere ya kiriya gisasu. Umushinga w'iriya bombe ahantu hose wari uzwi nk'igitekerezo cya Oppenheimer mu buryo bwe bwo gukunda no guteza akaga. Bishoboka ko ari cyo General Groves yamubonyemo ubwo yamukoreshaga ikizamini cya interview cy'akazi muri Project Y. Uretse kuba cyari umusaruro w'ubushakashatsi, iki gisasu cyari umusaruro w'ubushobozi n'ubushake bwa Oppenheimer bwo gutekerezaho ubwe ko ari umuntu watuma kigerwaho. Umunywi w'itabi kuva mu bugimbi bwe, Oppenheimer yaje kurwara igituntu inshuro zitandukanye mu buzima bwe. Yaje gupfa mu 1967 azize kanseri y'umuhogo, yari afite imyaka 62 icyo gihe. Imyaka 2 mbere y'uko apfa, mu gihe kidasanzwe kuri we cyo kwiyoroshya, yasobanuye itandukaniro ryo gukora siyanse n'ubusizi. Yavuze ko bitandukanye n'ubusizi, siyanse ni business yo kwiga kudasubiramo ikosa wakoze. Ndabashimiye, mujye mugira amahoro y'Imana. Inkuru zacu nakagaruka, ndabakunda cyane. Ciao ciao.